kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, Imana ishimwe tubyukije amahoro, igitondo cyiza kandi cy'umugisha, cyangwa se igicamunsi cyiza, bivanye n'aho buri wese arereye imigabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa gatandatu z'ukwa kabiri umwaka wa 2025 kuwa kane iragira iti: mbese wizeye kuzahabwa izina rishya? Mbese wizeye kuzahabwa izina rishya? Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka uririmbane indirimbo y'igihimbano cy'umwuka iti: mfite urukumbuzi mu mutima rwo kumva izina ryanjye rishya. Izina ryanjye rishya, iyamagana
haleluya haleluya. nimbona nambutse wa mugezi nzaririmba hoziyana, haleluya haleluya. reka nkomeze mpatane, nawe ukomeze uhatane mwene data. nubona wambutse wa mugezi uzaririmbe hoziyana. reka dusome ijambo ry'Imana. turasoma ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana rivuga ngo mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 12 haravuga ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya rishya rishya. mwakire neza ijambo ry'Imana. nk'uko mu isi umuntu yemererwa gusaba cyangwa se guhabwa andi mazina mashya asimbura ayo yari afite nyuma yo kugaragaza impamvu yabyo, nko kuba amutera ipfunwe, ari amazina y'amagenurano, ayo yose ntabwo tuzayinjirana mu ijuru, ahubwo azahindurwa kandi buri wese ahabwa izina rishya, izina ry'Imana. amazina y'imiruho, amazina y'imibabaro twababaye muri iyi si, twiswe n'ababyeyi bw'impamvu z'imibabaro yabo nabo banyuzemo, azashyirwa ku ruhande, azajugunywa. si umuntu wese uzabona ayo mazina cyangwa se iryo zina, ahubwo n'uwizeye Yesu Kristo umwana w'Imana kandi agaharanira kwera mu mibereho ye yose. icyampa yerawe tukazaboneka muri abo banyamahirwe bazahabwa ayo mazina mashya. ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza bene data. Uwiteka Mana yacu turagushimiye, wowe wemeye kutugira abana bawe. turasabye kugira ngo uduhe imbaraga zo komeza guhatana, guharanira mwami kuzagera kuri uwo munsi wo kwitwa amazina mashya. utugire neza, ubane natwe uyu munsi wa none, uduhe kunesha isi, uduhe kunesha umubiri, uduhe kunesha Satani. urakoze urakarama, bana natwe muri byose. ishimwe n'icyubahiro byawe none n'iteka ryose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu bisenze, amena. mwari kumwe nanone na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwese bene data, ikomeze kubeza no kubatunganya. bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.